mwumva ni radio Impara yumvikanira ku murongo mugufi wasewe kuri metero 16 mu kuvuga kilohertz 12,540. Perezida wa RDI na CPC murakomeye. Muraho. Radio Impara yifuje kuganira namwe cyane ko turi mu gihe cy'icyunamo, igihe abanyarwanda bibuka ababo bazize genocide yabaye mu Rwanda ndetse n'intambara yamaze imyaka myinshi igera kuri 4 ndetse ikabana n'ubu gikomeza. Tukaba rero twifuje kuganira namwe cyane ko muri mu banyarwanda bagize ibyago byo gutakaza umuryango munini muri ari amahano, kandi tukaba tubihanganishije muri iyi minsi. Tukaba rero tugira ngo tubaze uko mutekereza ijambo ejo Perezida Paul Kagame yavuze, cyane ko muri iryo jambo yanavuze rigufi cyane rigeze ku minota 22, yavuzemo amagambo atajyanye cyane na genocide cyangwa se icyunamo, ahubwo ari amagambo ajyanye no kugaragaza ibitekerezo bye ndetse cyane bigaragaza ibimubabaje. Muri ibyo rero byamubabaje, ikintu yagaragajeho cyane nuko yavuze ko abacitse ku icumu, no kuvuga ngo abatutsi, kuko niwe bwa mbere yavuze n'iryo jambo, ko bakomeje kurengana guhohoterwa, ariko muri abatutsi akavuga ko abahohoterwa ari abanyarwanda b'abakongomani. Tukaba tugira rero ngo mwumve uko bivuga, noneho anabihuza na FDLR, mugire icyo mutubwira kuri iryo jambo. Ibona mu mwaka wa 2012 2012 ejo bundi isi yose iteranira ku Rwanda kubera intambara yari mu burasirazuba bw'igihugu duturanye yitwa Kongo. Isi yose igateranira ku Rwanda, igashyira ku Rwanda icyaha cyari gifite abakwiye kuba bakibazwa abandi. Intambara ya M23 mwumvaga yabaga muri Eastern Congo ntabwo yatewe n'u Rwanda, ariko yari irimo abantu bitwa abanyarwanda bafite inkomoko mu Rwanda b'abanyekongo. Ibyo barwaniraga, uburenganzira bwabo barwaniraga, ibyo byari bikwiye gukurikiranwa muri Kongo, ntabwo byari bikwiye gukurikiranwa ku Rwanda. Niyo ntambara bayiteye ntabwo ari u Rwanda na busa. Ariko isi yose iraterana idushyiraho icyo cyaha. Birangije isi yose iraterana ivuga ko ishaka gukemura icyo kibazo, ndetse igakemura n'ikindi kibazo iyo si yari yaribagiwe cy'abicanyi bari muri wa muhigo navugaga, abajenosideri bari hakurya hariya y'umupaka, bamaze imyaka 21
buriho tuvuga. Barangije isi yose iragenda ijya muri Kongo, barabanza bica M23 bayiziza nabwo ikiri cyo isura yayo, barayirangiza. Batubeshye ngo bagiye gukemura ibibazo byose, ari M23, ari FDLR, ari ADF, ari amoko y'amagurupe menshi arwanira ibindi birebana n'abandi bitari u Rwanda. Bavuga ko ubundi inshingano ya mbere, ariko reba kugira ngo isi yose ihagurukire ibibazo bimaze nk'imyaka 3, 2, 1, 10, yirengagiza ikibazo kimaze imyaka 21. Nibyo navugaga byabaye mu mwaka wa 2012 byarabaye, turakubitwa imbere n'inyuma, hejuru no hasi, ahantu hose, ariko turacyariho. Aho tuzajya Abanyarwanda, uburenganzira bwabo, abagiye baragiye, abo turabibuka. Ni mpamvu tubibuka hano uyu munsi, ntabwo ari uko dufite ubwoba bw'uko bashobora kwibagirana, ntabwo bashobora kwibagirana, ahubwo kubibuka ni ukubaha agaciro n'ubundi bakwiye. Cyo gituma tuza hano kwibuka. Ntabwo tuza kwibuka, nta nubwo twibutswa kwibuka, ntabwo tubyibutswa. Ni ngombwa kuko biri mu guha agaciro abantu bacu. Barangije hasigara FDL, bati FDL yo urareba ntabwo ikiri FDL, ntabwo akiri abagenosideri, aba nabuzukuru b'abagenosideri, ntabwo turi bubafateho. Bati nabuzukuru, ntabwo abo ngabo turi bubakoreho. Ndetse bitangiye birongera batari kurabizi, sibye n'iby'ubwuzukuru cyangwa abana, n'ubundi iki ntabwo ari ikibazo, bagihindura ikibazo cya politiki, batangira kubashakira political legitimacy. Mwumva ni radio Impara yumvikanira ku murongo mugufi wasewe kuri metero 16 mu kuvuga kilohertz 12540. Mumaze kumva rero uko Kagame yavuze kuri iki gice cya mbere, avuga ko abatutsi abacitse ku icumu bakomeje guhigwa, akavuga M23 ndetse akavugamo na FDL. Iri jambo murarivuga iki nyakubahwa perezida? Murakoze cyane. Watangiye umwita perezida kugeza ubu nturavuga izina ryanjye, nitwa Twagiramo Faustin, nkaba koko nkuriye ishyaka rya RDI, kandi nkaba naratorewe kuyobora CPC, ni ukuvuga amashyaka yishyize hamwe kugira ngo bagiye ku nshingano yahawe yo kuba abanyarwanda bose bari hanze twasubira iwacu i Rwanda. Murakoze rero. Kuri iki kiganiro Perezida Kagame yagize ku munsi w'urwibutso rw'ibyabaye mu Rwanda mu 1994, ntacyo naza kubivugaho gihambaye, gusa ndagira ngo mbere y'uko ngicyo nabivuga, mbwire abanyarwanda bose aho bari bose bari mu cyunamo ko ibi byo kwibuka tubifatanije twese, cyane cyane nkaba mbibwira abantu twari kumwe mu Rwanda. Ubwo batwaragize amasaha twategereje tugomba kwicwa, abenshi barishwe, abandi twarasigaye, abo twasigaye ku bwacu, kandi n'ubu twasigaye ku bw'abantu baba abanyapolitike cyangwa se abandi. Ntabwo twasigaye kubera ko bashaka kutwica batugiriye ikigongo, nta nubwo twasigaye ko bagomba kudutabara, abenshi bari batwitayeho, aho bari babitaye ku byo gushaka gufata ubutegetsi cyangwa se kubugumana. Bityo rero nkaba mbwira abanyarwanda bose ko ibyabaye mu Rwanda ari amahano, kandi tukaba dusaba kutazongera
kugaruka. Iyo twibuka rero ntabwo twibuka abacu bapfuye gusa, twibuka n'ubwoba twagize, tukibuka n'abicanyi uko baduhigaga mu bishanga, mu mazu, mu mirima, ku misozi hose, mu rutoki. Ntabwo twabisubiramo. N'uburyo abacu bishwe bagatemagurwa n'imipanga cyangwa se bagatemagurwa n'amashoka, abandi bakicwa n'amahiri, abandi bakajugunywa mu myobo y'imisarane. Ibi byose turabyibuka. Gusa rimwe na rimwe nuko tubyibuka, bamwe bakavuga ko tugomba kwibuka bamwe, abandi ntitwibuke. Kwibuka rero, yewe nibuka ntabwo nibuka umuhutu cyangwa se ngo nibuke umututsi gusa. Nibuka abanyarwanda bazize ibitekerezo byabo, bakazira no kuba wenda bazira uko basa, kuko bikunze kuvuga. Abo rero bose twifatanyije nabo muri byo kwibuka, tukaba tugira ngo igihe cyose cyo kwibuka tujye twibagirwa gato byo kuzanamo amoko. Yewe nuko mbyumva, numva ko ndi umunyarwanda, nkaba nibwira ko turi abanyarwanda, nkaba numva ko twishwe turi abanyarwanda bafite ibitekerezo bitandukanye n'abari ku butegetsi. Bityo rero nkaba ngira ngo ngaruke kuri iri jambo rya Perezida Kagame nararyumvise ryose. Ntabwo ibyo kwibuka we abyitayeho, ahubwo ibyo yitayeho ni ibintu bya politiki, aburanira ibya M23. M23 avuga ko harimo abanyarwanda ngo bakomoka mu Rwanda. Abo banyarwanda bakomoka mu Rwanda twebwe tubita abanyekongo gusa, nta kindi. Kuva Kongo yabaho nta kibazo umunyarwanda yarigeze agira muri Kongo. Ari abo bari batuye za Masisi, za Rucuru n'ahandi, nta kintu bari barigeze bagira cyo gutekereza ko barwana n'abanyekongo. Yego ashobora kuboneka ibibazo, ariko ntibagira igihe cyo gutera igihugu cyabakamiye, cyabahingiye, kigatuma baheka kandi bakanagira umukiro wenda batashoboraga no kugira mu Rwanda. Ibyo rero byo gushaka kuzana politiki y'amoko muri Kongo ntabwo byaje ku gihe cya Perezida Habyarimana, ntabwo byaje ku gihe cya Perezida Kayibanda, byaje ku gihe inkotanyi zo ziyemeje kurwanira ubwoko. Ngaho rero ngira ngo ibya M23 ndabona byaramubabaje cyane ko mu isi yose yahuruye. Ntabwo ari isi yose yahuruye, ariko hahuriye ibihugu by'amahanga byumva ko bifite wenda n'inyungu muri kariya karere, kandi ibyo byakoze ngira ngo abanyekongo bashobora kubibashimira. Ntabwo abantu bari kwemera ko abantu batageze kuri miliyoni zingahe bafata igihugu nka kiriya, nk'uko inkotanyi zigeze no kugifata zafashe umujyi wa Kinshasa, zikahashyira n'umugaba w'ingabo w'umunyarwanda. Ibyo bintu ntabwo Kagame isi izabimwemerera, abyivana mu mutwe. Ikindi rero nuko numva muri ibyo yavuzemo ko hari n'abantu babicanye bakiri muri Kongo basigaye bari bitwa ngo n'abuzukuru babicanye. Izo mvugo ntabwo ngewe nzikunda. Ntabwo tugomba kujya turenganya abantu kubera uko bavutse, byaba ari icyaha gikomeye cyane. Abana bavutse uretse ko bamwe tubazi bakunze kubita ko ngo bavukana ngo ingengabitekerezo ya ba se na ba nyina. Abo bana rero bavukiye muri Kongo, abenshi bakaba bafite imyaka tuvuge nka 20 cyangwa 25. Bashobora kuba barigishijwe amateka wenda mabi, ariko akazi kacu si ukubica tubasanze aho bari muri Kongo. Akazi kacu ni ugushyiraho politiki yo kubacyura bakajya mu gihugu cyabo bakagiramo amahoro. Ariko ntabwo bazajya mu gihugu bumva badashobora kwinyagambura ngo batange ibitekerezo byabo nk'uko bimeze igihe muri iki gihe. Nkaba rero numva agahinda ka Perezida Kagame ni agahinda gahishe amayeri menshi cyane. Kagame ni umuntu ukunda kwigira nyoni nyinshi, agashaka no kwigira nyoni nyinshi muri ibi ngibi by'ikiriyo. Abanyarwanda twarababaye, Abatutsi barapfuye, bahizwe bunyamaswa, iyo ntawe ubiyobewe, kandi nibo bibasiwe koko.
ariko n'abanyarwanda barwanyaga ubutegetsi buriho ntabwo abicanyi babaciriye akana ubuteka nabo barabishe. Waba rero nubwira ko ibintu byo gukomeza kwihisha inyuma y'ubwoko, kwihisha inyuma y'ubutegetsi, kwihisha inyuma ya jenoside, abicanyi bose baba abatutsi baba abahutu, abicanyi bose ni bamwe. Ngabo rero ntatinya kuvuga ko na Perezida Kagame ari umwicanyi. Yisha abantu ibyumba, yica abantu mu Ruhengeri, yicishije abantu mu Rwanda hagati, yicishije abantu bagushobora kuzayobora igihugu, yicishije n'abakuru b'igihugu. Kuba rero yiyumara ariko akashaka kuvuga ko niwe watwigisha iby'abicanyi, we ngo akigira intore nk'aho we yicaga inyamaswa. Yisha abaturage, yisha abanyarwanda, n'ubu akibica. Abahutu ntabwo yashoboye kubica ngo barangize, kandi ibyo yavuga ko ngo yabyifuje ntiyabigeraho. Ubu noneho yadukiye mu kwica abatutsi, akica n'abamufashije, akica n'abamukamiye, mu gihe yari mu bintu bikomeye byo kugira ngo akore ibyo yita kubohoza u Rwanda. Igihe rero cyo kwibutsa bene ibyo tujye tubyirinda, nkabajije n'ijambo rye mu by'ukuri ntarashima, cyane cyane kuri iyi ngingo. Aho ngaho niba cyo kibazo bamaze kuri iyi ngingo, nibyo ngibyo ashobora kukubwira. Kagame yavuze yuko mu by'ukuri abacitse ku icumu bakomeje guhigwa, noneho avuga yuko amahanga abamereye nabi. Muri icyo avuga cy'uko amahanga abamereye nabi ariyo ashinja cyane, akaba yaravuzemo yikoma yuko ngo bavuga ibya demokarasi. Wenda tugeze ku icyo gice cya kabiri cya demokarasi, kuko iki cya mbere cyavugaga ibyerekeranye ngo n'abatutsi bacitse ku icumu, akavugamo M23, akavugamo na FDR, ariko noneho akomeza yikoma n'amahanga. Dore uko Kagame avuga yikoma amahanga, avuga ko nayo yagize uruhare mu iyicwa cyangwa se akomeje gutoteza abo yita abanyarwanda. Abakina za filimu cyangwa mbere yaho gato, abakina za filimu ubundi tumenyereye ko ari ibintu byiza. Gukina filimu birimo creativity, birimo ibintu byiza, batangira noneho no muri kuba creative byabo, batangira no gukina filimu zerekana ko ariko ubundi u Rwanda ntabwo jenoside bavuga nta niyabaye. Babishyira muri filimu berekana ko byari ibintu byatewe n'abishwe. Abishwe nibo babiteye, abahigwaga the untold story y'u Rwanda. Kitavugwa nuko abahigwaga aribo babiteye, aribo byaturutseho. Ubwo nabyo tukabyumva dutyo bigahita. Then amahanga menshi tuzi afata abajenosideri nka VIPs. Mujya mwumva ikintu bita VIP. Bafata nka VIPs, ntawe ubakoraho, bararinzwe. N'abicaye mu bihugu bagambaniramo kongera kugaruka gukora jenoside hano, bararindwa. Twabwirwa ko abo babikora ntabwo ari imigambi mibi, ahubwo ni imigambi irwanya ubuyobozi bubi buri mu Rwanda, ubuyobozi butarimo freedom, butarimo democracy, butarimo. Iyo ugiye kubaza ahantu hatari freedom ku isi hose bakubwira ko ari mu Rwanda, hatari democracy ku isi hose bakubwira ko ari mu Rwanda. Fine, reka tuvuge ko byose bitari mu Rwanda, ariko bitari mu Rwanda ubu ngubu mbanza kuvuga u Rwanda rwarahindutse. Naho bavuga hatari freedom n'ahatari democracy n'iki, hari abantu u Rwanda rurimo abantu
nyuma abantu bigenera agaciro bakakiha. Ariko kubona abigisha freedom, abigisha democracy, abigisha uburenganzira bw'abantu ari bo bagira uru Rwanda batya, bagafata abicanyi batwiciye abantu miliyoni yose bakabafata nk'amata y'abashyitsi, bakabahoza, bakababuranira, bagatera n'abandi bamwe bakeya hano mu gihugu batarahinduka bakiri mu mateka, imitima n'imitwe yabo ariho n'ubwenge bwabo ariho bukiri, bigatuma bumva ko bakumva bakumbuye iby'igihe cyashize. Baribeshya. Nibo nabwiraga ngo igihugu cyahindutse for good and forever. Ngira ngo iryo jambo muraryumvise yuko Kagame yikoma amahanga ko afata abicanyi neza, akaba ndetse atuma ngo abanyarwanda bahera mu mateka bagakomeza gukunda ibyahise. Iryo jambo murumva bimeze bite nubwo wabivuga muri make avuga ngo nubwo nta demokarasi, nubwo nta burenganzira bwa muntu buhari, ko ariko yifitiye abaturage? Iri jambo ubundi ntabwo ryari ryo kuvugwa ku munsi ngo kwibuka, nk'uko nabitangiye harimo ibitekerezo bya politiki byinshi byo gusa no kwirengera, umuntu ahisha icyo ari cyo agira ngo arabwirejeje. Perezida Kagame agomba kumenya ko muri iki gihe cyane turimo ntabwo ari kimwe na za 1959. Abana barasoma, ibintu biragaragara, bakoze ubwicanyi barazwi, nawe navuze ko bafasha abicanyi n'abamushaka gute. Reka rero n'ubwire ko muri uburyo kwibuka ari umuntu mukuru w'igihugu atagombye kwirengagiza ko hari abantu 300,000 we yiciye muri Kongo we ubwe, kandi bikaba byanditswe n'abo bazungu yikoma, ahubwo bakaba bataramufata. Tukaba dutangazwa nuko we batari bamufata mbere y'uko bajya no gufata abo ngabo wenda bo mu mashyamba. Ntabwo twirengagize abantu batibukwa baguye mu Rwanda cyane nk'abikibuka. Bagiretse kuri ibyo 300,000 by'impunzi z'abanyarwanda zitibukwa. Singiye kuvuga ari abanyapolitiki bapfa, abo bose ntabwo bibuka. We arashaka gucengeza igitekerezo cyo kuvuga ko abantu bagomba kwibukwa ari abatutsi. Nari nzi ko Kagame atarwaniye abatutsi gusa, yarwaniye abanyarwanda bose. Icyo rero cyamunaniye nacyo gituma yakwiye kuva ku butegetsi kuko ntacyo gishoboye. Ikindi cya kabiri, niba bya M23 reka nongere bigarukeho. M23 bavuga ko ari abantu bakomoka mu Rwanda, n'inkotanyi zikomoka mu Rwanda, ariko ibintu byari bitandukanye. Abavuga bakomoka mu Rwanda no kubera ko bavuga ikinyarwanda gusa, ariko hari abantu tuzi b'abanyekongo b'abanyarwanda. Ubu ntabwo tuzi abanyarwanda b'Abaganda cyangwa Abagande niba ari baje mu Rwanda. Hari ibintu byinshi cyane bifutanye. Iyo avuga ngo abanyamahanga, bumvise bashyizeho bimwe aho babiciyemo, hari abanyamahanga yikoreye ngo nabo bagiye ku misozi bahiga abatutsi. Abo ni ntabwo mbazi. We kandi ntashobora kubamenya kuko atarahari. Twebwe twari duhari. We yaterwaga intambara ashaka gufata ubutegetsi. Abo bazungu mbona ari bo wenda yihase cyane, kigana bavuga abanyekongo birukanze ku misozi bahiga abatutsi. Ntabwo tuzi abazungu, tuzi n'abafaransa bagiye gukiza abantu hariya house muri prefecture ya Cyangugu. Nkabaribwira ko batabahigiye kugira ngo babamare. N'ibyo bavuga byabereye ku Kibuye babivuga ku buryo bishakiye, ariko ntibabivuga ku buryo twebwe tuzi. Nkaba rero n'uburyo ni gukomeza gukanga abanyarwanda, umuntu avuga ko abazungu noneho basigaye baragize ngo ba VIP, abantu babicanye bari mu mashyamba, ndetse akongeraho ko ari n'abari mu mahanga ngo nabo ngo barindwa ngaho nabo ari aba VIP. Iyo politike y'inzangano y'umutima mubi yo kuvuga ko abanyarwanda ari abicanyi bose, ari abo ngabo bari mu mahanga, ari n'abari mu mashyamba, ari n'abari mu gihugu, niko avuga. Yarakwiye kwireka. Ese kuki nyuma y'imyaka 21
abantu bakumva ko bakomeza kujya muri politiki yo kwihimura cyangwa yo gukomeza ubwicanyi. Niba biriho nuko Perezida Kagame yayoboye igihugu nabi, kandi kuko nibyo yaza kukiyobora neza ubusimba nicara ubize ukuri, kuko nanjye ni muri abo ngabo bababaye avuga kandi yarengeye, ariko abo yarengeye ubu ngubu yatangiye kubahukamo ashaka kubatsinda. Nkaba rero kubera ibintu by'amahanga byo ni ngombwa, kuko amahanga niyo amushyigikiye. Kagame adashyigikiwe n'amahanga aba yaravuyeho. Yagize abanyamerika baramushyigikiye, yagize abongereza baramushyigikiye, yagize abanyakanada baramushyigikiye, afite n'abayisiraheli bamushyigikiye. Ubu avuga ko bazazana impunzi y'abisiraheli badashaka akazijyana mu Rwanda, kandi mu by'ukuri tuzi ko bazaza ari ingabo zo kumurinda. Ibi byose rero ntabwo twavuga ko tutabizi. Agashaka kuvuga rero ko igihugu cye ahari kirimo demokarasi. Nta demokarasi ihari, nta burenganzira bw'ikiremwamuntu buhari, nta bintu byo bita liberté d'expression bihari. Ibi twasabye byo kugira ngo tugire urubuga rwa politiki nta bihari. Abarurimo ni ingaruzwa muheto, babeshya ngo bari mu mashyaka. Bamwe birirwa bacura bufuni na buhiri, bagiye mu nama y'umwiherero bakabara n'icyo bavuga. Ibyo rero ntabwo ngewe niba nakomeza kubikurikiraho. Iby'amahanga, amahanga aramushyigikiye. Ibyo by'ifilimi yikora ya Untold Story azayivuguruze yandike cyangwa akora indi, ariko ibyo Untold Story ivuga byo ni ukuri bwakoreweho ubushakashatsi. Ariko niba bimubabaje bakavuga ko na statistique zakozwe n'abo ngabo, ntabwo tuzahindura imibare yari iriho mbere y'uko Inkotanyi zitera igihugu, ntabwo tuzahindura imibare yari iriho mu kugeza muri 1994, yaba y'abahutu yaba y'abatutsi, niba nuko abanyarwanda babarwaga. Niba numva tutakomeza kubitindaho, abantu b'umuntu biregura ko ari we mwiza, ko ari ufite ijambo mu bandi, ko abantu bose batemera ibyo ari abicanyi, baba abahutu baba abatutsi. Ubuse yasobanura ate abantu bicirwa mu mahoteli, abasigaye bicirwa ku muhanda, bagashyirwa mu modoka bakabavanamo bagihirita, bakajya no kubicira babicishije amahiri. Ibintu yabisobanura ati umuntu yavuga ko komeza gutega igihugu ni ashingiye ku kinyoma no gushaka kuzana ibintu by'amazimwe ya politike mu gihe cy'icyunamo. Ntabwo igihe twebwe twibuka abacu, ariko areke kumenya kuzikura ibyo ngibyo bya za M23 bya FDLR n'abuzukuru babo, kimwe na bimwe byavugaga kera ngo hari abuzukuru b'inyenzi. Ibyo ngibyo tumaze kubirambirwa. Turashaka ubutegetsi n'umutegetsi uduhumuriza, akaduha amahoro, akaduha demokarasi, akaduha ubusabane, tugasabirana, tugashyingirana, ahasigaye tukumva ko turi bene Kanyarwanda. Nabiri numva nakongera. Numva nabashimira, ariko mu gusoza umuntu arebye neza mu Rwanda uko ibintu bimeze, akareba n'iri jambo rya Kagame nkuko muri dusobanuriye muvuga muti ni politiki ari gucengeza, ni ibitekerezo bya politiki, ntabwo ari ijambo ry'icyunamo ryo guhumuriza abantu. Murabona mu ubutegetsi bwa Kagame abanyarwanda bazabyifatamo bate? K'abantu bose basa naho bafite ubwoba, bataye umutwe, ari ikibazo gikomeye. Mubona ari iki kigomba gukorwa ko Kagame avuga ati ngewe abantu bangenda bafite n'ubwo ibyo byose bansaba ntabiba? Igomba gukorwa ni ugutegura u Rwanda rw'ejo. Yewe ni kumukuru ndabikubwira we na nk'umuntu mukuru, yewe ntabwo natangiye politike nkuze. Politike n'ibitekerezo nari mfite kuva ndi mu mashuri yisumbuye kugeza amagingo aya ngaya, kandi sinigeze mpinduka. Twebwe icyo tugomba gukora ni ukumenya igihe abana bacu bazaba bariho twe tutakiriho, cyangwa se abuzukuru n'abuzukuruza bacu, cyangwa se ubuvivi. Bazaba mu Rwanda rumeze rute? Bazaturana nande? Bazasukirwa nande amazi? Bazasukira nde amazi? Bazashingiranwa bate? N'ibindi nk'ibyo. Ntabwo rero mbona aribyo Kagame akora. Kagame w'ikimushimije ni ukuvugira abatutsi gusa, nta kindi. Ibindi ni zero. Ati igihugu naragifashe nta n'ushobora kuzakimvanamo. Iyo ni imihigo bafite, kandi bayifatanije n'uwo baturanye mu gihugu yaturutsemo, ko ngo bafite amafaranga, bakaba bafite ingabo, bakaba bafite n'ibihugu. Ibyo ni byo. Ariko ngewe uko mbyumva, politike twagombye gushyiraho niyo kubanisha abanyarwanda, niyo kongera kubanisha abahutu n'abatutsi, niyo kongera kumvisha abana ko igihugu ari icyabo, ko bakigomba kukibamo Kinyarwanda, ko bavuga Ikinyarwanda, ko basangiye umuco umwe, bashingirwa kimwe,
baryama kimwe, babyina kimwe, bagaseka kimwe. Iyo ni byo kuzana ibyo by'amabinga nakomeje kubivuga kera cyangwa uzana by'amazuru maremare mwaje mafu nyezaho rw'initaye. Icyo bitayeho n'umunyarwanda ku giti cye. Takindi. Niba turashobora kubana kinyarwanda rero tugabana mu bintu by'inshyuro bya buri teka ko ari bo bababaye abandi ntibababare. Nta mpuhwe dufitiye bamwe abo tukavuga ko twari kubarimbura kwikorera abazungu kandi bagumye kudufasha. Nimumva ibibazo Kagame yaba afite niba ariko atekereza ni ngombwa ngo abigire. Ubwo tuzategereza abazamuvura iyo ndwara kugira ngo bubake ikindi gihugu gishya. Nani magambo ngena mfite. Ndabashimiye kandi mugire umunsi mwiza, tukaba tunizera ko igihe cyose tuzabakenera muzajya mutugezaho ibitekerezo mukabigeza ku banyarwanda. Murakoze cyane kuza. Ibukureke nanjye nibuke nibukunda ukuri bina twibukiranye. Ibuka nanjye nibuke, ibukureke nanjye nibuke kubwizanya ukuri niyo ntango y'ubwiyunge. Ibuka twibuke twese bose 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 bose. Ibuka Mwumva ni radio Impara yumvikanira ku murongo mugufi wa sewe kuri metero 16 mu kuvuga kilohertz 12500.